nk'uko twibukiranyije ku bwoko bw'amaraso bwa buri muntu muri rusange, ndetse tukagenda twibukiranya buri bwoko bw'amaraso ku giti cyabwo nk'uko twavuze ku bwoko bw'amaraso bwa A, ubwoko bw'amaraso bwa O, uyu munsi tuje gukomereza ku bwoko bw'amaraso bwa B. Ibi ngibi kandi twabikoze tugendeye ku byifuzo byanyu, ku bitekerezo mugenda muduha, kugira ngo buri wese yisangemo ndetse abashe no gusobanukirwa ibijyanye n'ubwoko bw'amaraso ye. Ramba kandi ugire amahoro wo ukurikiranye Lioness 250, Lioness 25. Ndongeye ndaje kuri wa mwanya wacu twihaye wo kujya twibukiranya ku mitekerereze, ku myumvire, ku myitwarire ndetse no ku migirire yacu ya buri munsi, cyane cyane twibanda ku byo tugomba gukosora kugira ngo dukomeze gusigasira ubuzima bwacu bube ubuzima buzira umuze ndetse bugamije iterambere rirambye. Mbanje kugushimira kandi nanone wowe wakoze subscribe, ngushimira nawe ugenda uduha ibitekerezo ndetse nawe ugira uruhare urwo ari rwo rwose mu kwibukiranya kwacu. Uri umuntu w'agaciro kandi Imana ikomeze ikumpera umugisha utagabanije. Njyewe muri kumwe ndi Reyni Lioness. Nk'uko twatangiye tubivuga, uyu munsi tugarutse ku bwoko bw'amaraso bwa B, nk'uko twagiye tugaruka ku bundi bwoko bw'amaraso. Uyu munsi ubugezweho ni ubwoko bw'amaraso bwa B. Reka dutangirire ku mateka y'ikwirakwira ry'ubwoko bw'amaraso bwa B. Ubwoko bw'amaraso bwa B bwagaragaye cyane cyane mu bice bya Aziya, cyane cyane mu Buhinde, mu Bushinwa ndetse no mu Buyapani. Abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa B ni bakeya mu Burayi no muri Afurika ugereranije no muri Aziya. Ibyo byumvikanishe ko abantu bo muri Aziya aribo bagaragaramo ubwoko bw'amaraso bwa B ugereranije n'indi migabane iri ku isi. Nk'uko tubikesha urubuga rwa Regain.US, ihohoterwa rishingiye ku bwoko bw'amaraso ryatangiriye mu Buyapani mu mwaka w'1920, rikwirakwira cyane cyane mu mwaka w'1970. Iri hohoterwa kandi bavuga ko ryibasiye abantu bari bafite ubwoko bw'amaraso bwa B. Ahanini byaterwaga n'uko ngo abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa B ngo bafatwaga nk'abantu bikunda cyane, abo bita aba selfish, cyangwa se batuzuza inshingano, ngo ntago bakunda gufata responsibility. Ibyo bikagira ingaruka mu rukundo, mu kazi ndetse no mu mibanire n'abandi, tuvuze nko ku mashuri. Iryo hohoterwa ryakorewe abafite amaraso yo mu bwoko bwa B si ibintu byagaragaye nk'ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu mu buryo bwemewe n'amateka cyangwa mu bushakashatsi bwa siyansi. Ariko hari aho imico ishingiye ku bwoko bw'amaraso yakoreshejwe mu buryo bushobora gutera ivangura, cyane cyane mu muco w'Abayapani. Mu Buyapani hari imyemerere ko ubwoko bw'amaraso bugena imico y'umuntu, nk'uko bigaragara mu nkuru z'imyidagaduro, mu kazi ndetse no mu rukundo. Abantu bafite ubwoko bw'amaraso ya B bashobora gufatwa nk'abagoye kubana nabo, badakunda amabwiriza. Ibi byatumye habaho ibyitwa bulahara. Ni ijambo ry'Ikiyapani risobanuye blood harassment cyangwa se guhohotera umuntu bishingiye ku maraso, aho abantu bafite ubwoko bw'amaraso ya B bashobora kwirengagizwa mu kazi, mu gushaka abakunzi cyangwa se mu mibanire muri rusange. Nubwo bitafatwaga nk'ihohoterwa rikomeye rishingiye ku mategeko, ni ivangura rishingiye ku myemerere idafite gihamya ya siyansi. Ku rwego rw'isi, abantu bafite amaraso ya B positive ni hafi 8.5% by'abatuye isi, naho abafite amaraso ya B negative ni hafi 1.5% gusa. Ubwo uteranije bose hamwe ni ukuvuga ko abantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa B bafata 10% by'abantu batuye isi. Reka dukomeze turebera hamwe ibiranga abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa B. Abantu bafite ubwoko bw'amaraso ya B ngo ni abantu bigirira icyizere, kandi icyizere ko ejo he hazaza hazaba heza. Ikindi kiranga umuntu ufite ubwoko bw'amaraso bwa B ngo aba inshuti y'umuntu uwo ari we wese bahuye kandi akamukingurira umutima.
Ikindi, umuntu ufite ubwoko bw'amaraso bwa B ngo amenyera ahantu hose agiye kandi niyo bwaba ari ubwa mbere. Umuntu wo mu bwoko bw'amaraso bwa B kandi ngo akunda iminsi mikuru, imikino ndetse n'imyidagaduro ku buryo bukabije. Ikindi, ngo akunda kwanga kuba ari wenyine, ntago akunda ibintu byo kwiherera wenyine ngo yumve bimuryoheye, ubwo buzima rwose ntago abukunda. Kumusaba serivisi biroroha cyane kuko ni umuntu woroshye kuganira nawe kuko akunda no kumenyerana n'abantu ndetse akabakingurira umutima kugira ngo umusabe kugira icyo agukorera runaka, ni ibintu byoroha cyane. Ikindi kandi, ngo akunda gushobora ibyo kurya cyane. Bivuze ko abantu bo mu bwoko bw'amaraso bwa B bakunda kuba ba bon appetit. Ikindi, ngo akunda guhanga udushya no gutekereza ibirenze ibisanzwe. Reka dukomeze turebe noneho imyitwarire twavuga ko atari myiza ku bantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa B, nk'uko tubikesha urubuga rwa TeraJidNews.rw. Ikintu cya mbere, abafite ubwoko bw'amaraso bwa B bakunze kugira ngo bakunda kwibagirwa. Ikindi, ngo bafata icyemezo uyu munsi ejo bakaba bagihindura. Ni abantu bakunda guhindagurika nk'ikirere. Ikindi, ngo ntago bajya bashobora kubahiriza inshingano nk'uko bazihawe. Ikindi, ngo arikunda bikabije. Umuntu ufite ubwoko bw'amaraso bwa B ahanini uzasanga ari wa muntu wikunda, ibintu byose aba avuga bayiyerekezaho, mbese ni umuntu wikunda cyane. Ikindi, ngo akora ibyo atekereje ubwe atitaye ku bandi uko baza kubifata. Ni wa wundi ushobora gukora ikintu niba azi ko kimunejereje, iby'abandi ntabyitayeho ko biri bubababaze. Uyu muntu ufite amaraso yo mu bwoko bwa B kandi ngo akunze kwica amategeko, ntago akunda kugendera ku mategeko nk'uko biteganwa. Ikindi, iyo ahuye n'ikintu kimushengura umutima, agahinda ke kamara igihe kirekire. Niba uzi umuntu ufite ubwoko bw'amaraso bwa B, icyaba cyiza ni ukwirinda kumutera agahinda kuko agahinda ke kagenda kakamara igihe kirekire. Reka turebe noneho imirimo abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa B bakunda kugaragaramo. Aba bantu ngo bakunze kuba ba rwiyemezamirimo kubera kwigenga no guhanga udushya. Umuntu wa rwiyemezamirimo akenshi usanga ari wa muntu ugira guhanga udushya. Ikindi kandi, bakunze gukora akazi ko kwamamaza kubera ubuhanga no kwemeza abantu baba bifitemo. Ikindi cya kabiri, bakunze kuba abanyepolitike kubera ko bakunda kuyobora no kugira ijambo. Reka dukomeze noneho ku bijyanye n'imirire y'abafite amaraso yo mu bwoko bwa B. Abantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa B bagirwa inama yo kurya ibintu bikurikira, harimo amata n'ibiyakomokaho, inyama z'inka, ifi, imboga ndetse n'imbuto. Ibyo kurya bagirwaho inama yo kureka harimo inkoko, itomati cyangwa se inyanya, sezame, ubunyobwa, ingano, tofu, avoka, soya, soda, ibishyimbo bijya gusa n'umweru, poivre, radi, kaki, olive ndetse n'ibigori. Hari imiti kandi abantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa B bakwiriye kwirinda. Abantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa B bashobora kugira imyitwarire yihariye ku miti bitewe n'imiterere y'umubiri wabo, ariko nta miti runaka yihariye yanditseho ko igomba kwirindwa n'abafite amaraso yo mu bwoko bwa B gusa. Icyakora hari inama zitangwa mu buryo bw'imirire n'imikoreshereze y'imiti hashingiye kuri blood type diet. Ubu akaba ari ubushakashatsi bwakozwe na Dr. Peter Dadamo. Iyo miti cyangwa se ibinyabutabire bashobora kwitondera harimo lectine. Iyi ni proteine iboneka mu biribwa nk'inkoko, sezame, ibishyimbo bimwe na bimwe bishobora kwangiza serire z'abantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa B. Nubwo atari imiti mu buryo busanzwe, lectine zifite ingaruka zisa nk'iz'imiti ku bantu bamwe na bamwe. Ibindi bashobora kwirinda ni antibiyotike zifite sulfate. Nubwo atari ihame, abantu bamwe na bamwe bafite amaraso yo mu bwoko bwa B bagaragaza sensitivity ku miti irimo sulfate, bigatuma bagira allergie cyangwa se ibindi bibazo. Ikindi kandi, hari ibinyabutabire bikora ku gifu.
Abantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa B bashobora kugira aside iri ku rugero ruringaniye, bityo bakagira ingaruka ku miti ikora ku gifu nka ibuprofen na aspirin, cyane cyane iyo bikoreshejwe kenshi. Hari ibiribwa bifatwa nk'umuti cyangwa se bishobora gufasha abantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa B. Ibi dusangamo amata n'ibiyakomokaho kuko bibafasha mu kwirinda inflammation. Ibindi ni inyama z'inka n'ifi. Ibi bifasha mu gutanga poroteyine nziza, kandi twabonyemo n'imboga kuko ziba zifitemo ama antioxida. Izo mboga ni nka brokoli, karoti ndetse na epinari. Abahanga n'abashakashatsi kandi hari siporo zihariye abantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa B bakwiriye gukora. Kubera ko abantu bafite aya maraso yo mu bwoko bwa B bagira umubiri wihariye uhuza imbaraga, kwihuta n'ubwenge bw'umubiri. Nk'uko bigaragara mu bushakashatsi bwa Blood Type Diet bwa Dr. Peter Dadamo, amaraso yo mu bwoko bwa B akunda kwihanganira imirimo ivanze. Si ngombwa ko bakora siporo zikomeye cyane cyangwa se siporo zituje cyane gusa, ahubwo ibyiza kuri bo ni uko bakwiriye kuzivanga, bagakoresha imbaraga ndetse bagakoresha n'ubwenge. Muri siporo bakwiriye gukora iya mbere ni yoga. Yoga ifasha mu guhuza umutima n'umubiri, igabanya stress, ikongera n'ubudahangarwa. Siporo ya kabiri ni tennis. Yo ihuza kwihuta, gutekereza vuba no gukoresha ingufu, kandi igafasha mu gutwika ibinure ndetse no kongera reflex. Siporo ya gatatu ni hiking cyangwa se kuzamuka imisozi. Ibi bituma umubiri ukora neza kandi ntunanirwe, bigafasha kandi mu gutuza no kongera umwuka mwiza mu mubiri. Siporo ya kane bagirwa inama yo gukora abantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa B ni swimming cyangwa se koga. Swimming cyangwa koga ni siporo yuzuye ikoresha umubiri wose kandi ikagabanya stress, ikanongera ubudahangarwa. Irakwiriye ku bantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa B kuko itabangamira igogora. Siporo ya gatanu bagirwaho inama ni siporo ya cycling cyangwa se gutwara igare, kunyonga. Ibi ngibi byongerera imbaraga umubiri wabo kandi ikabafasha gutwika calories cyangwa se ibinure bidakenewe mu mubiri. Siporo ya gatandatu bagirwaho inama ni martial arts. Izi ni siporo z'imikino njyarugamba. Aha twavugamo nka karate, judo ndetse n'izindi. Izi zihuza discipline, gutekereza no gukoresha imbaraga mu buryo bwiza. Ikindi kandi zifasha guhuza amarangamutima n'imbaraga. Noneho reka turebe siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri abantu bo mu bwoko bw'amaraso bwa B bakwiriye kwitondera. Iya mbere ni running cyangwa se kwirukanka buri munsi. Iyi siporo si mbi ariko ntikwiriye kuba yo yonyine, kuko abantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa B baba bakunda kuvangavanga. Niyo mpamvu bakwiriye gukora siporo zigiye zivanze, ntibakore ibyo kwirukanka gusa buri munsi. Izindi siporo bakwiriye kwirinda abantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa B ni crossfit cyangwa HIIT. Izi ni za siporo zikoresha imbaraga nyinshi, cyane cyane nk'abantu bakunda kujya muri gym, kubera ko zishobora kurenza urugero ku bantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa B, cyane cyane iyo batabanje kwitegura neza. Inama abantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa B bagirwa mu bijyanye na siporo. Kubera ko amaraso yo mu bwoko bwa B akunda guhindura gahunda, ntibakunda ibintu bimwe. Ni byiza ko na siporo ugenda uyihinduranya buri munsi niba ufite amaraso yo mu bwoko bwa B, ukagerageza ibintu bishyashya. Aha ushobora gukora uri wenyine cyangwa se ugakorana n'itsinda bitewe n'uko uri kwiyumva. Inama rusange igirwa abantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa B nuko niba ufite amaraso yo mu bwoko bwa B, ntukagire imiti ukoresha utabanje kuyisaba muganga cyangwa se utayandikiwe na muganga, kuko amaraso yo mu bwoko bwa B ashobora kugira reaction idasanzwe ku miti runaka, cyane cyane iyo ikozwe mu bimera cyangwa mu bikomoka ku matungo. Ntitwasoza kandi tutavuze ku ihererekanwa ry'amaraso y'aba mu bwoko bwa B ndetse n'abandi bashobora guhana amaraso.
Abafite ubwoko bw'amaraso bwa B+ cyangwa se B positive bashobora guhabwa amaraso ya B positive abo basa na O positive, naho abafite amaraso yo mu bwoko bwa B negative bahabwa amaraso n'abafite amaraso ya B negative n'aba O negative. Ibi nk'uko tubikesha santemagazine.fr, B positive yakira B positive, B negative, O positive ndetse na O negative. B negative yakira B negative na O negative gusa. Nk'uko twabibonye ku bundi bwoko bw'amaraso, umugore utwite kandi afite ubwoko bw'amaraso ya B negative aba agomba kwitabwaho by'umwihariko kubera ko ashobora kugira ikibazo mu bijyanye na incompatibility. Ibyo bikaba byatuma inda ishobora kuvamo cyangwa se umwana akaba yagira ikibazo. Niyo mpamvu uko byagenda kose umuntu aba akwiriye kumenya ubwoko bw'amaraso ye, noneho bikaba by'umwihariko nibe ari umugore mu gihe akeneye kubyara kugira ngo bitazamuteza ikibazo. Nibyo nakwibutsagaho uyu munsi ku bijyanye n'amaraso yo mu bwoko bwa B. Niba wumva hari icyo wungutse usangize abandi ibyo twibukiranijeho. Ikindi niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha ntusige udakoze subscribe, nkomeza kukwibutsa ko subscribe ikorwa rimwe, kandi washyiramo na comment waduha igitekerezo cy'icyo twakibukiranyaho. Ntiwibagirwe gukanda no kuri like. Tuzasubira ubutaha rero. Ciao, bye.